ikiganiro The Coach RB and Mike Show aho tuganira kuri business mu ngingo zitandukanye. Buri wa gatandatu tuganira ku bijyanye no gukoresha amafaranga neza. Kwa mbere no kwa gatatu tukaganira ku ma business ideas, right? Zitandukanye ibintu nk'ibyo. Ariko hari uwitwa Josephine, ntabwo ndi buvuga izina rye rya nyuma kuko tugomba kugumana amabanga y'abantu. Yanyandikiye ikibazo avuga ngo barashaka baratwite ariko bari kuri step ya kabiri yo kwishyura imyenda. Ngira ngo bika step ya mbere ni emergency fund, right? Icumi ku ijana, ya kabiri no gutangira ku myenda uhereye ku muto ujya ku munini. Bati none ngira ngo uyu munsi n'ubundi rero batubwiye kuganira kuri iyo ngingo y'iby'imyenda. Rero arabaza Josephine, arabaza ati none ati ko turi kuri step ya kabiri, ati twinjiza njye n'umugabo wanjye twinjiza 1,300,000 y'amanyarwanda ku kwezi. Ati none tubanze ati tuyenze gute kubijyanye no kwishyura imyenda n'uruhinja turimo ko expectinga doctor twite. So kuri icyo kibazo rero batwite bombi none ntago biva ku muntu umwe, usibye story ya Bikira Mariya bundi usanga ni babiri, ni intambara ya babiri Mike. Okay. Nubwo umwe ari we ubabara akaba ari urira cyane, ariko nyirabayazana aba ari Adamu buri gihe. Okay, let's get serious. So igiye kure ubundi butumwa ariko uhera kuri ubwo ngubwo. Icyo kibazo cya mbere ni igihe utwise, igihe Imana bahamugisha mugiye kubyara, ugomba gushyira pause kuri yandi wishyuraga extra, kuko niba kuva ku myenda dufata twishyuraga, niba washaka kuva mu mwenda vuba harayo wishyuraga extra ku modoka, harayo wishyuraga extra wenda kuri mortgage, harayo wishyuraga extra wenda ku ntebe cyangwa ibindi bintu, tuba twayafashe tuyishyura umuto tujya ku munini. Icyo gihe rero urahagarika, ukomeza gusa kwishyura minimum, noneho utangire gupilinga cash, kubika amafaranga as much as possible. Iyo niyo step ya mbere. Guhagarika ayo wishyuraga extra, icyo ni icya mbere. Icya kabiri utangiye kubika ayo yose, utangiye kuyabika ndetse n'andi extra ushobora kubona. Icya gatatu wirinde kugura ibintu byinshi by'umwana, right? Kubera ko akenshi cyane cyane nk'iyo umwana wa mbere abantu barapanika, umugurire ibi bagasiga amarangi ibyumba, ugasanga berso za hatari, biba bikabije. Umwana urabizi ufite umwana wa mbere. Yewe ntabwo ari uko byagenze, ubwo bazabishaka bazambwire mbabwire uko nabigenje. Wabigenje gute? Tubwire ko tuganira. Ntabwo njyewe yenda harimo n'izindi force majeure zajemo, ariko ntabwo nigeze nari narafashe umwanya wo gusoma ibyo nakwita nka mite zabaye ukuri, ko ugomba kugenda ugahahira umwana ibintu byinshi, ugashopinga imyenda myinshi, kandi urebye umwana ukuntu akura usanga amezi 3 ya myenda yose waguze aba yayitaye, kandi waraguze myinshi cyane. Ugasanga uramugurira aho kugura isabune imwe uragura isabune nk'icumi, ugasanga mite yo kugura ibintu byinshi. Ngewe iyo ngiyo ntabwo nari nyifitemo, naguze bike by'ingenzi, ibindi umuntu agenda bigura nyuma, kuko nari narabanje kubyitoza, naraganiriye n'abantu nkawe babisobanukiwemo. Nagize amahirwe yo kuganira n'abantu mbere bazobereye mu kuba ababyeyi, bagenda bambwira izo mite zagiye zibukuri, ugomba kugura ibintu gutya, ugomba n'ibitari ngombwa. Rero icyo kintu uvuze nyine ndacyumva cyane, abantu bakwiye kucyitoza, cyane cyane abantu bagiye kubyara bwa mbere. Amakupure mashya agiye kubyara bwa mbere akunze guhura n'iyo ereri, kandi bagasanga nyuma rimwe na rimwe ugasanga rwose ntibyari ngombwa, imyenda igapfa ubusa, inkweto zigapfa ubusa. Uzi ko nkatwe twagize amahirwe yuko twari dufite inshuti zabyaye imbere yacu, abantu bakaduhereza imyenda bapasinga, abana bo bagira ibiri, abacu barimo kujya amezi 3, muduhereza. Noneho ko uwa mbere amaze gukura, uwa mbere w'umukobwa, akaba ari umuhungu, urumva tugira hari igihe twambikaga nk'amakabutura, umukobwa yambaraga hamwe nana tukambika n'umuhungu, ko ni universal, ni unisex, sorry. Dufite abana barabizi Mike, ariko abana ba mbere babiri, umukobwa n'umuhungu, imyenda yabo yose kandi myinshi twarayihawe, ariyo kazi nayo yose yagiye
abakurikira abari bayambara nuko bimeze kabisa kugira n'uyu munsi ko tubigenza kubera iki abana bakura vuba cyane rero akenshi usanga abantu bagize emotion icyiza nuko ubika amafaranga yose ashoboka igihe mwiteguye kubona umwana noneho mwamara kubyara umwana akavuka nta kibazo bimeze neza nyuma y'amezi 2 amezi 3 mugakana kuri ya pose noneho mukongera mugakomeza kugira gute kwishyura ya myenda vuba vuba